Reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mwebwe mukurikira ibiganiro mbagezaho kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Rero ushobora guhura n'ikibazo gitunguranye cyangwa se ugahura n'ibyago mu buryo nyine butunguranye, cyane cyane ko ibyago bidateguza, ukaba ushobora gukubitana n'inzoka cyangwa se kuribwa n'inzoka, ariko akaba nta bundi bufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze ufite aho hafi, ariko inzoka irakuriye cyangwa se inzoka ikuririye umwana cyangwa se inzoka ikuririye umuvandimwe cyangwa se inzoka iriye undi muntu wawe mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ariko nta kindi kintu uzi, nta kindi kintu ufite, nta centre de santé aho hafi yawe, nta bitaro biri aho hafi yawe, nta pharmacie aho hafi yawe, yewe nta na muntu uzi uburyo bwo kugombora ubumara bw'inzoka ufite cyangwa se uri hafi yawe. Ariko muri iyi nkuru nkuzaniyemo icyo wakora ku buryo wakitabara, mbese ntubugipfuye cyangwa se ubwo bumara ntube bukikomeje mu mubiri ngo bukwangize bukugireho ingaruka zikomeye, ahubwo bwa bumara ugahita ubuhagarika, bwa bumara bugahita ibyabwo birangira. Abantu benshi bagira abantu inama bagakubwira ko ushobora kuzirika akantu k'akagozi hejuru kugira ngo bwa bumara budakomeza, ndetse n'ibindi. Hari abavuga byinshi bitandukanye mu nkuru zigenda zitandukanye abantu bagenda bakora ku bigendanye n'ubumara bw'inzoka cyangwa se no kuribwa n'inzoka. Ariko muri Natural Life Medicine aho tuba tugufitiye ubuvuzi butandukanye, yaba ubwerekeranye n'indwara z'amarozi, yaba ubwerekeranye n'ibigendanye n'urubyaro, ibyerekeranye n'ibigendanye no kwikinisha, warikinishije hano habonera imiti ihita ikuvura burundu mu gihe cy'ibyumweru 2 ukabura kize neza. Ufite ibibazo by'ubugumba, ufite ibibazo byo kutagira amavangingo, ufite ibibazo by'ubumuga bw'ibice bimwe na bimwe by'umubiri, cyane cyane nko kugira igitsina kigufi cyane, cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye bigendanye n'amavangingo, cyangwa se urashaka kugabanya umubyimba, kugabanya ibiro cyangwa se kugabanya mu nda, ndaza kukwereka ikimera hano rukumbi. Utaza no kugira ngo hano na amafaranga ndakurambagiza ngo uze kwivuza iwanjye, ahubwo ndaza kukwereka ikimera hano ushobora kujya mu mazi kikakugabanyiriza mu nda, ndetse kikagabanya ibyo binure bituma ubyimbagirana mu nda, uzana ibintu by'ibicece n'ibiki byose. Reka tugaruke kuri iyi ngingo yo kuba waribwa n'inzoka. Iki kimera bitewe n'ibice n'ahantu umuntu aturuka cyangwa se naho umuntu yavukiye, kenshi na kenshi uzasanga ibimera yego bifite amazina ari scientifique, ariko bikagira n'amazina nyine y'amanyarwanda bitewe naho nanone umuntu yavukiye. Urugero naguha, usanga nko mu bice bimwe na bimwe, urugero nk'amagaru bayita amagaru, ariko hari ahandi bayita ngo nyarwihindura, ndetse n'andi mazina atandukanye. Kenshi rero iyo utazi ubwo bwoko birakugora cyane kumenya uko babyita. Ariko ngewe muri aka kanya nkuzaniye kino kimera Kiranda Plant Clause, ndayikuzaniye kugira ngo ni ibimera bibiri biranda bishobora kugutabara, bikagutabara ku rwego rukomeye mu gihe inzoka ikuriye. Ibimera rero bibiri biranda nkuzaniyemo ikimera bita umushishiro, nubwo hari aho umwisi waba wita umushishiro, ariko ngiye nkuzaniye iki ngiki nkita umushishiro muri aka kanya. Kandi nkuzaniye n'umukararambwe, hari n'abo bita urukarara cyangwa se urukararambwe cyangwa umukararambwe cyangwa se urukarara, ndetse akaba ari akamera nako karandaranda kandi keza cyane, kavura indwara nyinshi cyane zitandukanye zo mu mubiri. Nkuzaniye ibyo bimera byombi. Bimera byombi rero wabikoresha gute mu gihe inzoka ikuriye? Urashaka kwitabara cyangwa gutabara uwawe, wabikoresha gute mu gihe inzoka ikuriye? Karibu ahangaha kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, ndetse no muri Natural Life Medicine, hanyuma umenye neza icyo wakora witabara wirengera kuri ibi bintu bigendanye nyine no kuribwa n'inzoka. Okay. Iyo ufashe rero ibi bimera uko ari bibiri, urukararambwe ndetse n'umushishiro, unabitwanga hanyuma urabisekura. Wamara kubisekura ubundi ugakuramo
umutobe wabyo, hanyuma ariya mazi ukayanywa. Wamara kuyanywa ugafata biriya bikatsi ukabikandira handi, ukabyomeka hahandi ya nzoka yakuriye. Cyo kimwe n'umucaca, cyo kimwe n'umukubayoka, ndetse ushobora no kwifashisha umugombe n'ingwa, ndetse ushobora no kwifashisha ubugoro ndetse urukeza. Hanyuma iyo byose bikabasha kuba byagufasha kubigendanye n'ubwo bumara bw'iyo nzoka iba yakuriye. Ikindi nanone ushobora noneho kuvuga ati reka nikorere umuti urambye w'igihe kirekire w'imyaka myinshi. Ugenda ufate igufa ry'inka ryo hasi rikomeye rwose, ririya ryo hasi rikomeye, aida wafite iry'ukuguru hepfo, hanyuma ugafata tuno tuntu mujya mupfunyikamo, mwebwe muri abasirimu ndabizi, ariko hari utuntu mujya mupfunyikamo, bapfunyikiramo ibiribwa, twa dupapuro ndanatwibagiwe, twa tundi, habaho aluminium, hakabaho n'utundi tutari aluminium bapfunyikamo, muratuzi. Hanyuma turiya dushashi uragafata ukakazirika kuri rya gufa. Wamara ukazirika kuri rya gufa ugafunga neza, ugashyira kuri gaze ku muriro, ukacana umuriro kabisa, kagashya. Nibyo rero uzagakuramo karangije kuba iyo bita pile noire. Iriya pile noire rero nayo urashobora kuyomeka hariya direct. Iyo ni imiti irambye nkubwira. Hari n'undi muti w'umuhondo bawita makatiko za Nigeria, Kenya, bita makatiko rero nayo akaba ari umuti nyine ukomeye, nawo uvura ubwo bumara bw'inzoka. Akaba ari poudre imara igihe kinini cyane, imyaka myinshi. Ukaba ushobora kuyomekaho cyangwa se ukanayinywaho, ukanomekaho, ugasanga bigenze neza, urakize neza, nta kibazo ugize. Bwa bumara bw'inzoka nta ngaruka bukugizeho. Muri rusange rero ushobora no kwibaza ukavuga ati hari ibyo nasobanukiwe neza, ariko nshobora no guhamagara mu ivuriro Natural Life Medicine bakansobanurira n'ibindi birenzeho bigendanye n'uburwayi butandukanye, yaba ubw'amarozi, yaba kwikinisha, iby'urubyaro, ibyo indwara zo mu mubiri imbere, zo mu ngingo, z'ubuhumekero n'izindi. Wahamagara kuri 0781869099. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana, kandi ntukabure ibiryo mu rugo rwawe, ntukabure amata ndetse nabo kuyanywa, kandi Imana ikomeze kugirira neza, cyane ko nyuma y'ibindi byose Imana irakomeza ikaba ku isonga. Rero ukomeze kuyikomeraho. Asante.